Ibihe byiza ukurikiye TV6 Rwanda, twizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugubwa neza. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Nibyo mbifurije cyane, ibyiza bituruka ku Mana. By'umwihariko nongeraho ngo by'umwihariko rwose wamaze gukanda subscribe, wumve ko uri w'agaciro, kandi nawe utarayikanda turagusaba ngo uyikande, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose. Tubashe kugenda twagura umuryango mugari wa TV6 Rwanda, twizere ko mubikora kandi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose. Muranyihanganira, iki kiganiro nkikoze ndi kugenda rwose, ariko amajwi yo wenda araza kuba ameze neza cyane, ariko ikiganiro nkikoze ndi kugenda. Icyo bita nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu cyangwa se EPR tugiye kuyiganiraho rwose, ariko ndagira ngo abafana bayo manze mwigaragaze rwose. Wakwibaza ngo murigaragaza mu muhe buryo? Fata telefone yawe uri kureba iki kiganiro, kanda kuri like, ukande subscribe, unaduhe igitekerezo cy'uburyo wumvisha ikiganiro, unatubwire icyo bita nyine muri make, tubwire ibyifuzo byawe, uburyo wumva twahinduramo, icyo wakumva twakongeramo, kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Amakuru dukesha umunyamakuru Rugaju Regan, nongereho ngo amakuru dukesha umunyamakuru Rugaju Regan uduha icyo bita Zandani muri EPR. Ku mugoroba kuri uyu munsi yatangaje ko ikipe ya APR ishobora kuba igiye gusubira ku isoko by'igitaraganya. Ikipe ya APR ishobora kuba igiye kongeramo undi mukinnyi w'umunyamahanga. Ikipe ya APR ishobora kuba yararebye ikabona rwose bamwe mu bakinnyi cyangwa se imwe mu myanya itari yagiye ishyiraho abakinnyi, iryo rwose bishobora kuzayibera imbogamizi. Ishobora gusubira ku isoko by'igitaraganya. Nongereho ngo ishobora, ntabwo mvuze ngo yasubiye ku isoko. Ishobora gusubira ku isoko by'igitaraganya rwose, kuko amakuru mfite nuko nyuma y'uko umutoza atangije imyitozo, ikipe ya APR muri rusange bagatangira imyitozo, umutoza w'ikipe ya APR yatangije imyitozo, yaba n'abatoza b'abazamu bose bahari bameze neza cyane. Umutoza aza imyitozo irangiye agenda yibaza ku muzamu we cyangwa se ku bazamu be, kuko bose bari bahari. Abona n'abazamu bari aho bari hasi, ubona nta rwego rushimishije bagaragaza. Ibyo arabireka. Umunsi wa kabiri nabo bisa nkaho bigenda uko, ariko uwo bita Pierre aza kwigaragaza neza mu myitozo. Bukeye bwaho nawe agaruka ari hasi nanone. Ku munsi w'ejo none bose baje bari hasi mu myitozo, ndavuga abazamu. Umutoza ngo yatangiye gusaba ubuyobozi, arababwira ati rwose muraramuka mukoze ikosa ryo gukina shampiyona ndetse n'imikino nyafurika mutongeyemo undi muzamu, rwose ibingibi muzabibona bizaba icyo bita imbogamizi, bizaba inkomyi cyane rwose, kuko aba bazamu ntabwo wabizera, ntabwo wabakinisha sezo yose. Abantu benshi baza guhita bagiramo ikikango bavuga bati rwose noneho ikipe ya APR ibyawe biraza kugenda gute, dore ko umwe mu bazamu bavugwaga mu ikipe ya APR rwose hari yabanje kuvugwa Ntwari Fiacre, biza kwanga ikipe ya APR no bita Adolphe, basanga urwego rwe n'urwa APR rwose bisa nkaho bivyenda gusa, nta tandukaniro rinini ririmo. Niyo mpamvu ikipe ya APR igomba kuhita isubira ku isoko by'igitaraganya rwose, kugira ngo irebe uburyo yazana umuntu ugomba kuyirindira izamu, dore ko rwose uwo bita Ishimwe Pierre n'uwo bita Adolphe rwose umutoza yamaze kubatakariza icyizere rwose. Kuri mashya wakwibaza ngo bimeze bite? Niyo mpamvu nkubwira ngo icara utuze, wumva icyo bita imiriro, TV6 Rwanda twawuteguriye ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Wakwibaza ngo bimeze bite? Mwaye ikaze ku buryo burambuye, reka tubyinjiremo tumenye ngo bimeze bite. Ese iby'umuzamu mushya uri kuvugwa muri EPR bimeze bite? Ese bifite ishingiro? Ese byaturutse he? Bimeze bite? Icyo nababwira cyo banyarwandakazi, ubundi ikintu bita itangazamakuru kigira amahame. Hari amakuru aba avugwa, ngiye mbazane no ni amakuru avugwa. Biravugwa ko ikipe ya APR nyuma y'uko itangiye imyitozo n'umutoza wayo mushya ndetse n'abakinnyi bose, uretse umuvandimwe wita Mer Togi William utaragera wa mu rutayizamu wo mu Cote d'Ivoire, ariko nawe nabonye amafoto ameze nk'aho hari i Kigali
uwo nguwo wenda we ntabwo tumugarukaho cyane ko imyitozo ntabwo arigaragaza, ariko abandi bakinnyi bose guturuka ku muzamu kugeza imbere umutoza yarababonye. Umutoza aravuga ngo turamutse tugumanye aba bazamu, turamutse duhaye aba bazamu bakiri bato icyizere, biragoye ko rwose twakwitwara neza. Yavuze ko ni abazamu bari ku rwego rumwe, nta n'umwe waha challenge undi. Aravuga ati rwose urwego nababonyeho ntabwo ari urwego rwo guheka ekipe. Aravuga ati rwose byaba byiza baramutse byihuse kandi binihuse vuba vuba ikipe ya APR ishatse undi muzamu mushya. Rwose nk'ikipe ya APR yatangiye ibiganiro n'abazamu bashya bagomba kuyerekezamo rwose. Uwo nateye icyumvirizo nkaza kumenya ni uyu mutaramu muri kubona ukina muri shampiyona ya Zimbabwe. Uyu mutaramu wakwibaza ngo bimeze bite cyangwa se ibye bimeze bite. Uyu mutaramu ni umuzamu w'imyaka 24, nabonye nawe ari mu myaka nk'iyaba bataramu, ariko we ikintu arusha abataramu nuko akinira ikipe y'igihugu, kandi ikipe y'igihugu ya Zimbabwe turezi ni imwe mu ikipe y'igihugu akomeye kuri mugabane wa Afurika, n'ubwo wenda bitari cyane nka za Nigeria na za Maroc, ariko na Zimbabwe ni igihugu gikomeye cyane cyagiye kivamo abazamu bakomeye cyane. Uyu mutaramu rero ubundi ubuyobozi bw'ikipe ya APR uburyo bwabitekereje, bari batekereje baravuga bati twe dufite umuzamu ugerageza nyine usa nk'aho abizi. Urumva kuri wa mubare w'abanyamahanga, urumva ubwo abanyarwanda kuba mwizamu arimo umunyarwanda biroroha, imbwa mu kibuga imbere kujyamo abandi banyamahanga, umubare w'abanyamahanga ubwo bajya mu kibuga uriyongera. Kuko iyo mwizamu arimo umuzamu w'umunyamahanga bituma no mu kibuga hagati hamwe na hamwe rwose bashaka gutereka abakinnyi bamwe na bamwe baguze bakomeye, usanga bamwe na bamwe bari kubura umwanya. Niyo mpamvu ubuyobozi bwe bwafashe umwanzuro wo gukurikira uwo bita Pierre mwizamu, ariko umutoza yavuze ati rwose bibaye byiza rwose mushaka ko ibintu bitanga umusaruro mwazana undi muzamu, kuko aba bazamu bari ahangaha nyine muri make nta cyizere yigeze abagirira. Ikipe ya APR rero uyu muzamu yari yigeze kumuganiriza mu minsi ishize ikijya ku isoko, rwose ni umwe mu bo yahereyeho iganiriza, ariko ntabwo yari iriseriye cyane kuko yari ifite gushidikanya, ivuga ati twagumana Pierre twazana undi mwiza w'umunyarwanda. Batekerezaga kuri Ntwari Fiacre ndetse na Adolphe, birangira Adolphe ari we uje. Ariko ikintu cyatunguye abantu ni ukubona umutoza rwose avuga ati muza n'abandi bazamu, abangaba bo ni ibindi rwose. Biragoye ko abangaba baguheka sezo yose nta makosa bari gukora rwose. Ubuyobozi buhita bufata umwanzuro uko bwakongera gusubukura ibiganiro. Uyu mutaramu w'umunyazimbabwe rero ukina muri shampiyona ya Zimbabwe ku myaka ya 24 ishyira 25,